niba uri umukobwa utabasha kugenda wabunuje wambaye ubusa ntushoboye ubwo nyine ntabwo uri mwiza muri make. Mu itangazamakuru bibamo ngo twafunze ngo abasore ngo 15 ngo abasore 20 ngo basinze. Ubundi nta musore ukwiye kujya kuvuma. Tekereza umusore byanga akajya kuvuma kandi umusore azaba papa w'abana, ugasanga umukobwa arajya kuvumba ejo azaba mama w'abana. Ese wa mukobwa umwana azabyara azitwa iki? Udashaka ikigoryi mu mutwe ngo ashyire hanze ubwambure bwe cyangwa si bye byanyabyo bituma b'umuntu abiri idadi bikore nk'uwikinira ubabwiye ngo muze ya baba gusa ntago bazi utari bahe n'akashi ntibaza byo. Nese igihugu kirakennye, ntabwo igihugu gikennye kuko iyo ministeri ifite budget iba yasohotse ku ngingo y'imari y'igihugu kandi yitwa ko ari yo gufasha iki urubyiruko. Ntabwo ari gufasha urubyiruko ari kubabwira ngo tuzabahereza ngo igishoro buri muntu ku 200, ahubwo mbere yo kumuha 200 n'urugero. Ntabwo ibibazo byinshi abana bafite cyangwa urubyiruko ntabwo bituruka mu mitwe yabo, hari ibyo babuze noneho basanga n'ibindi hanze batigeze babwirwa ngo iki ni kibi iki ni cyiza. Dushaka kuzabiresha amaso yacu, tuzabura umuryango, tubura abayobozi beza bafite izo ndangagaciro, tubura ababyeyi, tubure n'abapapa. Umwana w'umukobwa niyambara ubusa uzaperereza urebe neza uzasanga na mama we afite mako kantu yamuhaye ku mashereka. Niho hahandi tugaruka tugasanga turabura umuryango niba abasore ari badashaka gushaka abagore. Aribaza se ndashaka ndi? Biragoye kuko iyo urebye uko tumeze nuko duhagaze bizagwana kubonamo umuntu muzima, ari nabyo bizateza cya gihombo arubuze ku gihugu, bigateza ikibazo ku muryango. Turabasuhuje mwese abadukurikiye kuri Huro TV muri hirya no hino mu mpande enye z'isi. Njyubasuhuza nitwa abari kumwe Azarias. Twakiriye umutumirwa kuri kamera ya Huro TV. Turagusuhuje. Naye ndabasuhuje kandi murakoze kutwakira. Amazina yawe harabifuje kukumenya. Nitwa Dieudonné. Ariko izina abantu benshi bazi ni Doni. Dieudonné gusa. Ese ryo ntirihagije? Oya. Tuzi bizwi nayo. Marcel. Ko numva ari menshi. Harimo Dieudonné, harimo Marcel, harimo Cardinal. Ko tuzi ko Cardinal ari inshingano, iryo zina rivahe? Iryo zina nago naryiswe uyu munsi cyangwa ejo, naryiswe nkiri kwiga muri secondaire. Ubaze nyine ukijya muri secondaire ukitwa Cardinal. Urumva ninjye mu Cardinal wabayeho bwa mbere mu Rwanda. Aka kanya tukwakiriye kuri kamera za Huro TV kugira ngo tuganire ku kijyanye n'urubyiruko cyangwa se ku rubyiruko muri iyi minsi. Urubyiruko ni ijambo rigaruka cyane, urubyiruko ku myitwarire. Ku bwawe urubyiruko wowe urubona ute? Imyitwarire tutagombye kuvuga ngo imeze gutya cyangwa imeze gutya. Uko mbona urubyiruko ahubwo ngiye mpita nibaza urwo rubyiruko rurebera abo ntago wagiramo uruhare mu byo rukora. Ibiki nyine? Hoya turakubajije tubwire ngo urubyiruko urubona mu yihe shusho ya none? Ni mu isura nshya y'iminsi mishya y'ibihe bishya turimo, ariko bitandukanye nuko byakaye kuba bimeze, kuko uko urubyiruko rwitwara uyu munsi nuko rwakabaye kuba rwitwara mu gihe cy'ejo hazaza kugira ngo narwo ruzavemo umuryango. Birahabanye. Impamvu ya mbere bihabanye nuko byabaye byacitse ko imyitwarire nyine y'urubyiruko, ubusinzi, imyambarire, imivugire, imitekerereze byose nyine byagiye birakomatanya, habura na kimwe kiganza ikindi kugira ngo kimwe cyore ikindi. Ugasanga nyine abantu bameze nk'abari mu kirere badateganya no kugwa mu giti nk'inyoni, badateganya kugwa ku butaka, ntaho bari si bacuramye ntibanahagaze. Uvuze kuri icyo kintu turibaza urubyiruko rwa none, nkawe nka Marcel bizwi nayo
urabona urubyiruko ku gihugu cy'ejo hazaza cyangwa se ku muryango w'ejo hazaza, ukabona urubyiruko ruzaba rumeze gute? ejo hazaza hateye inkeke n'ikibazo gikomeye cyane kubera ko urubyiruko dufite nanjye ndimo biragoye kuko iyo urebye uko tumeze n'uko duhagaze bizagwana kubonamo umuntu muzima, ari nabyo bizateza cya gihombo barubuze ku gihugu, bigateza ikibazo ku muryango kubera yuko ntitugishaka kuba abanyabo, turashaka kuba abatari abanyabo. iyo mvuze abatari abanyabo ni kwa kundi nge ndeba social media nkabona umu actor yatinze ikintu kuko ari gukora amafaranga wenda muri video, muri filme, mu nkinamico runaka, bakamubwira ati uzambara inshabure imeze gutya. None ngewe mpitanzana ya nshabure mu buzima busanzwe, kandi hari ibyo ndi kwangiza, cyane cyane ndi kwangiza mu mitekerereze y'abazambona, y'abana bari munsi yanjye, nkangiza mu mitekerereze y'aba babyeyi bambona. Ugasanga no bigiye kuba rusange kuko ubu ngubu kwambara ubusa, gusinda, ugata ibitapfa mu muhanda, uri umusore, uri inkumi, ntago bikiri skandal, ntago bikiri ikibazo. Bisigaye bimeze nko kubaho uri umunyamugi, uri wa vision, uri umuntu uzi ubwenge, uri umuntu w'umuhatari cyane. Ahubwo udakora ibyo niwe wabaye ikibazo. Asigaye yitwa idage kwe ntagashoboye, nta niba uri umukobwa utabasha kugenda wabunuje wambaye ubusa ntushoboye, ubwo nyine ntago uri mwiza muri make, uri mu bikira. Twiga hari classe twigagamo, ntago bagamo abakobwa babi, yagamo abakobwa beza, bwo kubambaraga neza babitaga muri gikotori, muri gikotori. Rero abakobwa bambara utuntu tugera hano babitaga babasirimu, babitaga muri fondoti. Twe ku ishuri niko byari bihagaze. Noneho ahubwo icyanangaje, nge navuye ku ishuri mu myaka maze ndivuyemo, ahubwo naje gusanga fondote zarimutse, ziva hahandi ziza no mu muryango, ziva mu muryango zijya muri societe, ziva muri societe zijya mu madini aho tubarizwa, muri ba onkere, muri ba tantine, muri ba shangazi, hose zagezemo. Ubwo udakora nyine ibijyanye n'iminsi turimo, udashaka kuba nyine kuba ikigoryi mu mutwe, niko nabivuga, reka mbyite gutyo tujye tuvuga ibintu uko biri. Udashaka kuba ikigoryi mu mutwe ngo ashyire hanze ubwambure bwe cyangwa si bye byanyabyo bituma umuntu abere idage. Ku muhungu ni idage, ku mukobwa ni igikotoro. Ibi bintu birakomeye kuko ni ikibazo gihangayikishije, haba ku gihugu, haba ku muryango, haba ku matorero. Uribaza ngo nk'uko bivuze icyo kintu kirahari. Nari nkubajije ngo ejo hazaza h'igihugu, ejo hazaza h'umuryango, ejo hazaza h'itorero, urahabona ute? Tuzabona abakuru b'imiryango, tuzabona abasaza b'impanuro, urabibona ute? Je ntago numva uburyo tuzababona, ahubwo bizaterwa n'abo twifuza kubona. Nidushaka abo tuzababona, ariko nidushaka batarabo ntago tuzababona, kubera yuko abo nibo bazavamo bamwe dushaka. Ahubwo njyewe mpitangaruka bavuga ngo ibiba byose ntago umwana w'urubyiruko cyangwa se inkumi cyangwa umusore ubwe ntago yavutse ku giti, nta nubwo ari ikivejuru cyaje ngo cyiture hasi. Nubwo tubona byacitse ngo imyambarire, imibereho, imivugire, imikorere, buriya ntago ikintu cyose kiba cyabaye kiba cyatunguranye, ahubwo bipfira mu muryango. None iki kibazo cy'ubusinzi bukabije ku rubyiruko, iki kibazo cy'imyambarire mibi, tugishyire ku babyeyi? Erega ntago gusinda aricyo kibazo, ahubwo turebe ninde wasinze cyayasindiye. Ikibazo cy'imitekerereze ku rubyiruko n'imyumvire bafite ya none tuyishyire ku babyeyi, tuyishyire. Iyo tugiye ku mitekerereze n'imyumvire, buriya umuryango umuntu aturukamo niho haba hari ikibazo cya mbere na mbere. Mbere uko ndeba kuri wa mwana,
kuri wa musore kuri wa ariko hari ikibazo hari icyo tutumvikanaho. Hari umubyeyi utuma umwana we ngo najye mu kabari se? None se hari umubyeyi utuma umwana we ngo najye kwiyandarika se? Hari umubyeyi utuma umwana we ko tutabyumvikanaho. Nahita nkubaza ngo hari umuntu ugorora ikijumba. Iyo ugorora ikijumba kiravunika, ariko iyo uteye umugozi ukawutera ahantu wahinze amayogi, ku bantu benshi ntabwo bayaza amayogi, ni abantu bo mu cyaro bahinze imirima yo guteramo ibijumba, ugahinga ukazamura no hasi ukahamena ku buryo intabire iba ari nzima, ibijumba bimanuka birambuye, ntabwo bigusaba kubigorora. Niyo mpamvu buriya umwana ibyo akora byose, yaba ari ingimbi, yaba amaze kugera hejuru gato, yaba akiga primaire, yaba ageze muri secondaire, yaba ageze kaminuza, ntabwo ibyo ari kwikora afite aho yabivoma, afite aho yabyose, afite aho yabiriye ku babyeyi be cyane cyane, kuko kubyara ni kimwe ariko gutanga uburere nicyo kintu cy'ingenzi. N'umuntu udafite ubwenge bwuzuye yabyara, sibyo? Yagira gute? Ariko umwe watanze uburere, umwe witaye kuri wa mwana akamuha inzira ngenderwaho, kuko buriya na Bibiliya iravuga ngo igisha umwana inzira nziza nubwo yasaza ntazayivamo. Igisha umwana inzira agomba gucamo azarinda asaza atarayivamo. Rero ntago umwana kumubyara ukamuha ibyo kurya, ukamuha imyambaro, ukamujyana mu kwiga ahantu heza, ukamushyira buri kimwe cyose, ntago bivuze ko wamuhaye iby'ingenzi. Iby'ingenzi ni ukumwigisha indangagaciro na kirazira. Ibyo bintu byo indangagaciro na kirazira bikuyemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Oya Marcel, ko ababyeyi bavuga yuko abana bakomeje kubabera ibigeragezo, wenda abari ko tubivuga tubivuze muri rusange, bavuga yuko abana barushijeho kubananira ndetse ko bahannye bakananirwa. Iki kibazo uragishyira ku mubyeyi ute wagerageje guhana umwana, akamwigisha, akamuganiriza, byaba ngombwa agaca n'igishari? Iki kibazo uragishyira kuri uriya mubyeyi gute? Reka nkubwire, twese twavukiye mu miryango, ndabisubiramo, ntabwo umwana ananirana, ahubwo ibyo wamuhaye wabimuhaye urinde. Nufata amazi mabi ukayaha umwana, azafata amazi yose ari mabi. Nufata umwana ukamwigisha yuko gucira hasi imbere y'umuntu mukuru ntacyo bivuze, azayivuga. Nubwo bafata umwana akamwigisha kwikokomora imbere y'umuntu mukuru, azayifata gutyo. Wibuke niwe mubyeyi we, ubu rero agomba kugerera, agomba kuvoma kuri nyina, kuri papa. Ariko nanone usanga muri iyi minsi turarenganya abana bafite ibibazo. No, ntabwo ibibazo byinshi abana bafite cyangwa urubyiruko ntabwo bituruka mu mitwe yabo. Hari ibyo babuze, noneho basanga n'ibindi hanze batigeze babwirwa ngo iki ni kibi, iki ni cyiza, noneho bagahita bisanisha na bimwe bari kubona. Niyo mpamvu uzabona gukubitanye n'umwana w'imyaka 20 ari kugenda turufuzi kubera inzoga, yanyweye ibyuma. Noneho igisekeye wakimuguriye, none niba atakimugure kuki atamwigishe ko ibyo bintu ari bibi? None se atekereza iyo yabimubwiye. Reka nkubwire, umuryango utangira mu rugo ukabona gusohoka hanze. Ariko hari ikintu tutari kumvikanaho. Hari umubyeyi uha amafaranga umwana we ati genda ujye kugura izo nzoga, genda ujye kwiyandarika. Duha urugero rugaragaza yuko ababyeyi bafite uruhari muri iyo myitwarire mibi y'abana. Ushibye gushingira kuri ubwo burere ubona, ukavuga ati ba mu miryango baba hehe, nta mwana mutoya turi kuvugaho. Ikibazo dufite n'urubyiruko rumaze kwegera hejuru. Wenda uri kuvuga ati byapfiriye hasi muri fondasiyo, ariko uriya mwana hari ubwo agenda akava mu rugo akajya ku ishuri, mbere yari umwana muzima, bwacyo ugasanga yarahindutse. Ikibazo tukirebere ku babyeyi, ikibazo tukirebere ku bihe, ikibazo tukirebere ku ikoranabuhanga, ikibazo tukirebere he? Ahubwo umuntu wese ngiye namuhiki umukora agomba kwibaza, ese iyo uhinze kugira ngo usarure, uhera ku mbuto zeze cyangwa uhera ku murima ukajya no kubagara? Nicyo bivuze rero, wa mwana kumuha ibyo byose, ibiryo, kwiga neza, kujya gute, no kumujyana ku ishuri ryiza,
ntabwo bihagije nk'umubyeyi. Mu bintu byose umubyeyi ashinzwe, mu nshingano z'umubyeyi harimo no kwigisha umwana we imibereho ya muntu w'umuntu, kuko twese turi abantu ariko siko dufite ubumuntu. wabikoze bikanga, wagerageje kwigisha umwana ariko bikanga. buriya muntu ikintu cyose umuntu agerageje bisaba imbaraga. Bisaba imbaraga. Ushingiye ko ababyeyi badatanga uburere, ikibazo tukirebere ku babyeyi gusa mu miryango. Nakubwiye impande zombi, nakubwiye ku muryango hari ikibazo no kubareberera rwa rubyiruko. Bande rero hari minisiteri zishinzwe urubyiruko, mbese ntago ziriho? Ziriho kandi zifite na minisita ubihemberwa. Noneho ushatse kuvuga ko nabo batubahiriza inshingano zabo icyane. Gute? Umunsi wa mbere babona ngo mu itangazamakuru bibamo ngo twafunze ngo abasore ngo 15 ngo abasore 20 ngo basinze inkumi. Ejo bakagira gute bagafunga abandi? Ahubwo n'ibyitegererezo n'abarimo bibyitegererezo udashatse kuvuga amazina. Bariya ntago yagafunzwe, ahubwo uriya yakabaye ambasaderi wa Tunyweresi. Ntabwo nkunda n'umuntu uvuga ngo umuntu ukora amakosa ngo nurango wagiye kunywa agasinda, aho kugira ngo ngire umwe wihisha uri buza akajya kwihisha akibombarika. Nagira uriya nkabona ko ari umusazi, nkamenya aho muvuriza, nkamenya n'indwara arwaye ndi buvura. Ariko uyu munsi mu miryango, mu macaci niho hari kuba ikibazo gikomeye cyane. Tubanze turebe ku nshingano z'abashinzwe urubyiruko, haba muri za minisiteri n'ahandi. Ikibazo waruvuze, ubona inshingano ubona batitaho ni izihe? Umuryango wavuze yuko abana batarerwa neza. Ku nshingano z'ubuyobozi ubona ari iki kidakorwa? Ikintu cya mbere buriya gikenewe rero ni ubukangurambaga, kandi buriya iyo uvura indwara kugira ngo ikire uhora uyikanda. Ntihabaho ingando se? Ntabwo ingando z'umunsi umwe zageje cyazi kimwe kwigisha indangagaciro mu mashuri. Ibyo nakubabwiye ngo uhinze umurima usubira inyuma ukabagara ukajya no kufira bya byatsi byenda bimeramo. Niyo mpamvu rero bajya bavuga ngo iyo ugenda n'umusoro ugendana ubwungu. Abo bantu bafite amaraso ashyushye, bazi ikoranabuhanga, bazi buri kimwe. Icyo ubusabwa cyangwa se icyo sosiyete isabwa, ariko za nzego zireberera ba bantu bari mu cya cyiciro zikwiriye guhora zivuga ngo turi kumera nk'abuhira cyangwa se ababagara. Kuko bitabaye ejo cyangwa ejo bundi igihe ntazi, dushaka kuzabiresha amaso yacu, tuzabura umuryango, tubura abayobozi beza bafite izo ndangagaciro, tubura ababyeyi, tubure n'abapapa. Tubona abana hano hanze bagenda bambaye ubusa nta n'isoni, ubona bari fiyeri yabyo. Biriya birabazwa nde? Ariko se kwambara ubusa, niba na nyina yambara ubusa, uragira umwana azambare? Kandi yaro byose mu masheka kwambara ubusa, byose bipfira mu muryango. Niba umwana umwigishije ko gutangira atangiye gupfundura amabere ku mukobwa cyane cyane, kuri abahungu ntago, abahungu bahora bari smart. Tuvuge ko abahungu nta kibazo, umuhungu yambara ubusa he, ahubwo kabwambika ubusa abandi. Bariya tubona bakenyereye munsi y'ikibuno, ipantaro zigwa. Bari ejo hari igihe harigiriye bari ari system yibereyemo yiwe, ejo runaka abyikura muri iyo. Uzanyereka umuhungu washaje yambaye pocket, ntago bibaho. Ariko umukobwa wakuze yambara ubusa, asazana ubusa. Niyo mpamvu ubu muri iyi minsi biragoye kumenya ninde muzima ninde mupfu, kuko abapfu bivanze n'abazima, gucagura biragoye. Niho hahandi tugaruka tugasanga turabura umuryango. Niba abasore ari badashaka gushaka abagore, aribaza se ndashaka ndi? Ubu tuziranye, sinavuga amazina wenda ntagira uwo nkomeretsa, ntanamuzi. Uwo anzanye n'abakobwa 20, bose ntawe ugifite ya face y'umwimerere, barayihinduje. Ntawe ukizi kwambara. Ese niba nge ndi umusore ushaka umuryango,
kuko buriya ubusore buraryoha ntihazajye umuntu ukubeshya, ubusore buraryoha ku tindi niyo watunga biliyoni n'amabiliyoni nta kiryoha kuruta ubusore. Umusore ufashe umwanzuro akajya avuga ngo ngiye kwishyiraho umuntu ngiye kubamariye, uriya musore aba afite gahunda ku murongo 100%, ahubwo aratungurwa iyo asanze wa muntu yagerageje gucagura. Urabona iyo umuntu ari kugosora ibishyimbo cyangwa se umuceri, hari ibihukwe birasimbuka biraguruka, noneho agasigana bya indi mu tuntu dukeya byitwa injonjori. Hari igihe usanga yagiyemo akareba nyine agapfa gufata injonjori yasigaye, bari bavuga ati n'uyu, ejo agatungurwa kubera yuko wa muntu nyine yamwiyeretse isura itariyo. Kandi umusore nawe washeze ntiwamuhagarika. Ntidufite abajyanama ku bijyanye n'umuryango ku mpande z'abasore, ku mpande z'abakobwa. Umusore abikora uko abyumva, kuko ushobora kuza kugisha inama nkasanga ahubwo uri bikwekwe kundusha guteze. Abasaza y'iminsi nabo nakasamutwe. None se tuvuge ko ubujyanama budakwiriye se umuntu kandi ahubwo aricyo gikenewe kugira mu muryango we muzima, ahubwo ni bandabo. None nakubwiye ngo mu muryango niho byose bipfira. Umwana w'umukobwa niyambara ubusa, uzaperereza urebe neza, uzasanga na mama we afitemo ako kantu yamuhaye ku mashereka y'ubusa. Uzasanga na mama we afite ukuntu nawe nyine agenda yigiza ukuntu, ukabisangana umwana w'umukobwa. Nabwiye ngo umwana w'umukobwa yatangiye gupfundura amabere agasanga ari ukubunuza, nawe arabunuza, noneho we akura yambarira hano. None njyewe njya mbabona bikubitiye amasutsi abari kwigenda ntubarushye mu nzira cyane. None biriya nakubaje ngo bibazwe nde? Ni uburangare bw'umuryango gusa? Ni uburangare bw'abashinzwe amatorero? Ni uburangare bwa tubibaze nde? Bibazwe nde? Cyangwa se hashaka uwe muti? Ntarageraho abantu dusigaye twigenda tumeze nk'inkoko z'imirangi, tuba twanitse agatuza kugira ngo agaca kadondeho kirire kigendere. Abakabajwe biriya ni abo babyeyi na minisiteri ifite mu nshingano, niyo igomba kugihora ikangurira urubyiruko. Hakwiye no kubahorega ibiganiro byigisha indangagaciro z'uko umuntu yitwara, z'uko umunyarwandakazi, z'uko umunyarwanda, umusore, inkumi, urubyiruko ndetse n'abangavu uko bagomba kwitwara. Ntabwo ari ukuvuga ngo twabahaye internet turarekeye aho ngaho. Ntabwo minisiteri y'urubyiruko igomba kuberaho ngo twashyizeho free day aho bagenda bakicara bakoresha internet. Oya, ibyo ntibihagije. Kuko iyo ugaburiye umuntu uramuhagahaga, ntabwo umuha igice. Iyo umuhaye ibiryo ntibitamugera ku nzara, ahubwo umuteza inzara. Niyo mpamvu tuguma tubona ibi ngibi, kuko twabaye teriyo tubivuga gusa ku magambo, mu bikorwa bikabura. Ibikorwa byava he? Byava ku bufatanye n'ababyeyi ndetse na minisiteri ifite mu nshingano. Niba badashaka yuko ejo hazaba icya mbere, hari platform nyinshi cyane, ariko platform za social media z'ibyo ngibyo ntago babireba. Hari abantu batumva ikinyarwanda, hari uburyo bwishe abantu bashobora kubikoramo. Hari imiyoboro, ushobora kujya ku miyoboro nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga kubishyiraho. Ntabwo urubyiruko rwabireba. Ababireba ni babandi bagifite ka gatima nabwo gato, bagikubite bakavuga ati nshobora gutaha nambaye gutya papa kambamba. Ni bake cyane, kandi ushyize ku mibare ni nka 20%, 80% bakuyeho. Ahubwo ikintu cya mbere byakabaye nk'itegeko kugira ngo turinde umuco nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Babona wasinze bagakubita? Oya, ntago ari gukubita. Bigomba buriya navuge ngo iyo ushaka kuvura ukanda gake gake ikibyimba kigakira. Ntago uhita uza ngo uhita ukanda rimwe. Oya, ni gake gake kugira ngo utabaza uwo muntu cyangwa se umuntu utazi wenda yari no kugaruka. Hagomba gutangira ubukangurambaga hifashishijwe ibiganiro ku maradiyo, hakabaho gutumira ibiganiro mu tugari, mu mirenge, mu turere. Ubona urubyiruko rwabyitabira si ibyo bintu? Bikore nk'uwikinira, ubabwiye ngo muze ya baba gusa ntago bazi, utari bahe n'akashi ntibaza byo.
nese ubwo nese igihugu kirakennye ntabwo igihugu gikennye kuko iyo minisiteri ifite budget iba yasohotse ku ngingo y'imari y'igihugu kandi yitwa ko ari yo gufasha iki urubyiruko ntabwo ari gufasha urubyiruko ari kubabwira ngo tuzabahereza ngo igishoro buri muntu ku 200 ahubwo mbere yo kumuha 200 n'urugero banza umwigishe ati rero aya mafaranga n'ay'igihugu nawe uri umwene gihugu hari undi mwene gihugu gukora ariko babanze babigishe icyo bita ubumuntu iyo wabumenye wiga kwambara neza wiga kuvuga neza wiga no kubana n'abandi neza ariko ubusigaye wumva ngo umwana kubisa undi ibuye aramwishe bapfa igiceri cya 50 ijana igihumbi ntago bibaye ako kanya nuko wa mwana ntago yigishijwe iki ubumuntu rega nakubwiye kubona umuntu agenda mu muhanda ntago bivuze yuko ari umuntu hari umuntu ugenda ari inyamaswa ariko akeneye gukurwamo umuntu ariko ibintu byose biba ntago biba bitunguranye oya ntibitunguranye ahubwo twebwe dushaka kubaho tutari bo mu gihe runaka tukazashaka kugaruka byaranze niyo mpamvu uyu munsi wa none uri kubona imiryango iri gusenyuka itamaze kabiri kubera yuko wa mukobwa wa musore umusore ni kazizi hari udusima bitutuzizi cyangwa se udutuku abantu bo mu cyaro nibo babizi ahantu hose bataruye urwagwa ubwo busimba buba buhari ugasanga umusore yarenze ihaniro asigaye ajya no kuvumba ntabundi nta musore ukwiye kujya kuvumba tekereza w'umusore byanga akajya kuvumba kandi umusore azaba papa w'abana ugasanga umukobwa arajya kuvumba ejo azaba mama w'abana ese wa mukobwa umwana azabyara azitwa iki nizo zango turi kubona uyu minsi turi kubona zitazifatika zidafite ishingiro kubera yuko uyu munsi wa none biragoye kubona uwanyawe niyo mpamvu rongaruke noneho ntago biri aho hanze gusa no mu matorero birimo ngewe nshobora kuba ndi Anita ngiye hanze ndatwitse ndabunuje umwaka wa mbere umwaka wa kabiri wibuke mfite 21 ndumva nyine kuko mfite ibintu hano ku mpande babyita nyashi ndagenda ngira gutya sinshaka no kwambara ndabirekira kunuze ku Karubanda kuko nta duka ricuruza rikinze ndakingura nyine duka ngende ngirisha gutya ejo bundi nintangira kugira imyaka 27 imyaka 2 miragenda imusiga wa muneta aza yirukanka no muri korari ngo pa hakaba kaberuka cyangwa se izina ntavushobora kuvuga akaba aho ngaho ni wa musore noneho muri babandi bake ya 20% isigara nzima wiri ukimara yarifashe ariyubaha azi ko kuba umugabo bigira icyo bisaba azi ko kuba umugabo biteguza kuzaba umubyeyi akitwarika noneho akavuga ati ndabona abo dukorana ako kazi rero buri weekend baba bapanze aho bari kujya gukubita amashoti y'ibyuma y'ibiki reka nikoze mu rusengero akaba araje mu rusengero agezemo rero nganya buriya iyo umuntu ari gutereta yo ikikore ku muhungu uri gutereta iyo yinjiye mu rusengero yinjiye areba imbere aba cyane areba ku musaraba kandi ntazi no kuvuga ati mano mbabarire we yinjiye areba ku musaraba ati mano tindaje akaza areba akimara kugera aho ribwicara akubita ku ruhande agatakubita hano akabataha sha Karina nyicaye iburyo kubera iki ahubwo abasore umusore wari we wese aba akeneye umukobwa muzima naho we ataba ari muzima aba akeneye umukobwa muzima kubera iki bashaka gutesha abandi agaciro ariko bakumva ko hari abagaciro bakeneye babumva bazafasha nibyo narengeye kugeraho niyo nkubwiye ngo yinjira areba imbere yakigeraho yicara itakubita ijisho hano itari kubita ibumoso yawe ataha ni hariya ubutahaza yaviziye wibuke na wa mukobwa nawe akubise ijisho akabona ushobora gusanga ari muri babandi 80% yabonye imyaka imusize ageze ari kugenda asatira imyaka y'ubukure aho bamaze atarikoze kabo mungana abana bagiye kugera muri segonderi kwati nijana ku ishuri nabakaza kiyorobeka twa tuntu twose
akajugunya agasatsi ka naturere, hari n'iyo bagura bagakubita bakabona na ka naturere. Wibuke wa mutipe yaje afite gahunda gushaka ki umwana wo muri korali. Kuki amushakira muri korali atari umukorali? Ntago bivuze yuko umuntu wese azaba umukorali, ko korali ijyamo ubishaka n'utabishaka. Yamara gukubita kuri wa mukobwa rero akaba aramujyanye. Wibuke wa mukobwa yaje mu rusengero kubera imyaka, ntago yaje uko abishikeneye. Arava mu rusengero n'undi agende yibunuriza, yiyambare nyine uko abishaka. Nihagera cya gihe cyo mu rugo, wibuke yakuze abona kwambara ubusa ntacyo bivuze, wenda yabibonye iwabo, yabyonse mu mashereka y'iwabo, ya mugabo se yamubonye se, amaze kumubona icyo yashaka yakibonye, ahita nawe atangira none asubiye kuri bwa busabwe. Nabyara wa mwana aratangira nawe abone nyina yambara ubusa, umwana mwambika ubusa, n'ituro ntazarisubiramo. None ugasanga na rya turo ntirikurikiranye ngo ritanga inama, ukakeshi nabo usanga pastor ashobora kuzana ashaka inyungu ze. Niyo mpamvu ibintu byose byaricanga canze, abantu babananiwe icyo bavanguramo amatende yivanze n'ibyo. Urakoze cyane Marcel. Hari ikibazo koko gikomeye mu rubyiruko, uvuze yuko baba abashinzwe urubyiruko mu nzego bwite za leta, baba ari imiryango ndetse n'amatorero, abashinzwe urwo rubyiruko hari inshingano batubahiriza. We wumva inama watanga ari iyihe kugira ngo uru rubyiruko ejo tutazabona igihugu kirimbuka cyangwa se imiryango dukomeza kubona amadivorce n'ibi bintu bimeze gutya? Ikintu cy'inama ngiye natangaho nuko umuntu wese wumva yuko bimureba kuba umusanzu yatanga agomba kuwutanga atizigamye. Ariko nkagaruka kuba habwa umusanzu ari bo rubyiruko, ari babo bari, ari babo bahungu, abo basore. Umuntu wa mbere ufite inshingano yo kwishyira ku murongo ni twebwe ubwacu, kubera ko nitutabyikorera tukamera nk'umuvu umanura imyanda itaza aho iri buke, kuko iyo bigiye bitwarana byose bizarangira twebwe tubaye amateka mabi, kandi ejo azatugiraho ingaruka ku miryango tuzashinga, ku bana tuzabyara, mu kazi tuzajyamo. Kuko uyu munsi ushaka kuba uri mu kazi runaka, ejo ukajya mu kandi. Noneho hari amahirwe ushobora kubona bya bintu wakoze kera bimwe bibi wivurugutagamo bikakubera imbogamizi, bikaba intuzu umupfunikizo, inzitizi zo kutagira ahantu. Wibuka hari ahantu ujya kubona akazi bavuga ngo zana cyangwa cyo kutafunzwe cy'imyitwarire, ukajya mu kagari bake ukabaka niwe wirirwa uvumba, niwe wirirwa wiba, niwe w'umwurumogi, bakabona batakwemerera yuko ujya kuyobora cyangwa bakavuga ati uyu muntu tubona ntacyo twama bakandika yo kubana nawe. Ariko kugira ngo umuntu akire niwe ubwe nyambere yo kwivura, ahubwo abandi bakaza bamubera nk'inyunganizi. Nta muntu ukira wadashaka gukira. Urubyiruko kugira ngo urube rwanyarwo rwiyumvemo yuko ari rwo gihugu cy'ejo hazaza, rwiyumve ko ari imbaraga z'igihugu, rwiyumvemo ko ari ryo terambere ry'igihugu. Noneho nyuma y'urubyiruko ari wowe umuryango. Noneho ngaruka ku babyeyi. Ababyeyi bareke kumva yuko kuduha ibyo kurya, kuduha ibyo kwambara, kuduha kuryama, kuturira amashuri meza cyangwa se uko buri muntu wese ufite ubushobozi, ntumve ko byarangiye. Ntumve ko kuba njye narangije kwiga secondaire na kaminuza navuye mu nshingano zawe. Nta mwana ukuri imbere ya mama, nta mwana ukuri imbere ya papa. Umwana ahora ari umwana imbere y'umubyeyi. Bumve ko inama zabo tuzikeneye. N'igihe twashinze ingo turabakeneye kugira ngo batubwire ati bana bacu bigenda gutya, bihagaze gutya. Iyo ubuzima buhindutse abantu bahinduka gutya. Ntago bajya ku gasozi ngo batongane, ntago bita bizamba ngo bibomeke. Bo ubwabo turabakeneye, kuko twe tuzaguma tubakenera igihe bagihari nk'ababyeyi. Kandi ko umubyeyi ntago biza ko wabyaye umuntu gusa. Umuntu wese yumvamo umubyeyi akwiye gutanga inkunga ye umunsi ku munsi, umunota ku munota. Aho ubonye umuntu yatanye kumusaba ukamugira inama, azumve cyangwa azihorere. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwanze kumvira
nta bindi ndenze wanze kumvira se na nyina yumvirije ntago nabyanze kubivuga ariko ni ibizwi kumva ni ikintu cy'ingenzi none iyo wumviye ugashyira mu bikorwa nibyo ariko tuzumvira gute tutabona n'abantu batugira inama kuko nabo hari igihe usanga nabo batugira inama zipfuye reka tuba abanyabo rero urubyiruko twiyumvemo umuryango tumve ko ari twebwe turakenewe muri make. Mu kiganiro gitaha tuzazana urubyiruko rutubwire uko rubona ibi biruvugwaho yaba imyitwarire muri rwo aho rugaragara hanze muri sosiyete mu matorero n'ahandi. Reka tugushimire bizwi nayo Dieudonné. Nanjye ndabashimiye ariko iryo zina sawa murakoze kandi nishimiye ko mwari mwantumiye kugira ngo tuganire n'ubutani munyenera nzaboneka. Urakoze cyane turagushimiye dushimire n'abadukurikiye bari hirya no hino kandi twizere yuko mukomeza kubana natwe.
nta muntu ukira wadashaka gukira